Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muhereremo amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose nizere ko mumeze neza cyane nizere ko muri amahoro ndagira ngo dutangire ku magambo ya Perezida Paul Kagame akomoza ku bihano ndetse n'akarengane leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje gukorera u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi binyuze ku bihano ndetse n'amagambo menshi agenda atangazwa na Perezida Donald Trump yiganjemo kuba u Rwanda rugiye gufatirwa ibindi bihano bishya. Uyu ni amakuru yamaze kujya hanze. U Rwanda ngo ruri gutegurirwa ibindi bihano bishya. Ibi byose ndaje tubyinjiremo tubiganireho kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, ariko turaza kubakira ku ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ejo ku munsi w'ejo rwose agaruka ku buryo leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje guhonyora ndetse no gupyinagaza uyu mugabane wa Afurika ndetse by'umwihariko u Rwanda muri rusange, by'umwihariko bashingiye ku butunzi kamere bw'ibihugu ndetse bakagendera no ku bukungu bw'ibihugu ndetse n'ubutunzi kamere kugira ngo bafate imyanzuro. Agaragaza uburyo ibihugu bitandukanye by'umwihariko ibihugu bikomeye cyane birimo leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bigiye bitandukanye bifite ijambo rikomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika. Agaragaza uburyo rikomeje kuba ryakifashishwa mu guhonyora ndetse no kwica uburenganzira bw'ikiremwa muntu by'umwihariko u Rwanda. Ariko ndagira ngo tuganire by'umwihariko tushingira kuri iri jambo nk'uko nabibabwiye hejuru, ubwo u Rwanda rwafatirwaga ibihano biherutse ibyafatiwe bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda ndetse zirimo n'ibihano bikomeye birimo gufatira imitungo yabo iri muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no kubabuza uburenganzira bwo gutembera muri iki gihugu cyangwa se gukorera uruzinduko muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se gukatisha ibirenge muri leta zunze ubumwe za Amerika muri rusange. Ibi ni ibihano bivugwa ko leta ya Kongo yihishe inyuma ndetse iri no kwenyegeza kugira ngo u Rwanda rube rwakomeza gufatirwa ibindi bihano bishya, dore ko byagiye binagaragara binumvikana amagambo ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi agaruka ku buryo u Rwanda agiye kurusabira ibihano kandi ngo bikomeye cyane bigomba no kugira ingaruka ku Rwanda, by'umwihariko na Perezida Paul Kagame kugeza ku kigero cy'uko abakongomani bazasigara aribo bari kugenga abanyarwanda, by'umwihariko ngo abanyarwanda bakajya gusaba imbabazi Tshisekedi bakavuga bati tugirira ikigongwe rwose udukurizeho ibihano rwose. Avuga ko cyangwa se atangaza ko by'umwihariko hari nk'ikiganiro numvishe mu minsi ishize by'umwihariko aganira n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu, agaruka ku buryo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite urufunguruzo rw'ibihano byose u Rwanda rufatirwa ndetse ngo leta ya Kongo ariyo iri inyuma y'ibi bihano byose mubona. Agaragaza uburyo raporo nyinshi zagiye zitangwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye zubahirizwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ijambo Perezida Paul Kagame yakoresheje ni ijambo nakunze cyane kandi mpora ngarukaho buri munsi, ariko byaranshimishije kuba mbyumva kimwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kuko narababwiye ngo umuzungu nta na rimwe azakunda umwirabura. Abantu mwumva ibiganiro byacu buri munsi, iryo jambo nkunda kurigarukaho kenshi gashoboka. Ni ijambo rigaragara kandi rikwiriye cyangwa se buri muntu akwiriye kuba yamenya. Leta zunze ubumwe za Amerika zifite inyungu muri iyi ntambara, icyo ni kimwe kivivuye kitanashidikanywaho. Leta zunze ubumwe za Amerika zafashe uruhande zishingiye ku butunzi kamere bwa Kongo ndetse n'imyanzuro myinshi ifatwa n'ubundi izibogamiye kuri leta ya Kongo ndetse ibihano byinshi, ibihano mubona kuko na leta ya Kongo, leta zunze ubumwe za Amerika amanyanga ifite muri iyi ntambara cyangwa se muri uku kwigira umuhuza hagati y'ibihugu byombi, yo iza yambaye uruhu rw'intama kandi ari ikirura. Leta zunze ubumwe za Amerika ikikora irenyegeza ifatira ibihano u Rwanda narwo rukagira ibyo rutangaza, Kongo nayo igatangaza, bigakomeza kuvurungatanya. Leta zunze ubumwe za Amerika zo icyo gihe bizinesi yazo iri muri iyi ntambara. Leta zunze ubumwe za Amerika zaremeye zishora akayabo muri iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika ifitemo akaboko kagaragara ariko kataziguye, ni akaboko ni kwa kundi umuntu aza yiyorobetse ariko afite icyo ari gukora kandi gikomeye cyane abantu mutabona. Ariko u Rwanda rwo rwamaze kubibona ko leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi bihano bafata n'amagambo menshi batangaza n'ubundi babogamira kuri leta ya Kongo. Ariko ku bwanjye rwose nshingiye no kuri iyi foto mureba, iyi foto mubona ni imwe mu ifoto nakunze cyane by'umwihariko muri ibi bibazo by'ibihugu byombi. Ubundi kikwereka umuntu uri kumva cyangwa se uri tayari kuba yakubahiriza ibisabwa. Murabizi ko ibi biganiro ni ibiganiro byitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, biyobowe na Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse
iyi foto mureba ahangaha bari bamaze gusoza inama rwose n'ibiganiro bavuga bati ibyo twemeranyije rwose tugiye kubikora. Ahangaha murabona ko Perezida Paul Kagame yamanitse, urabona yakoze ibyo Perezida Donald Trump yakoze, ariko Perezida Tshisekedi utumva ndetse utagomba no kubahiriza ibyo bakora, urabona we arakibereye muri zagara ntabwo yigeze yubaha. Iyi foto ni ifoto igaragaramo byinshi, abantu buyibona gutyo nk'ifoto, ariko ni ifoto isobanuye byinshi, ni ifoto wabonamo amakuru menshi, ni ifoto ishobora kukwereka imyumvire n'imitekerereze ya Tshisekedi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ku muntu wese ureba ibiganiro byacu cyangwa se wumva ibiganiro byacu, rwose nagiye ngerageza kubasobanurira amagambo menshi agiye atandukanye, mbasobanurira uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igikoresho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba igikoresho cya Leta ya Kongo. Muri make n'impanguhe, Leta ya Kongo itanga amatoni menshi atabarika y'amabuye y'agaciro, y'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivana muri Kongo, bigatuma n'ubundi igiye gufata ibihano ibogamira kuri Leta ya Kongo, kuko ntikura umugati niko umunyarwanda yavuze. Rwose ibyo ni ibigaragara by'umwihariko n'abasesenguzi mu bya politiki iyo basesengura cyangwa se baganira iby'iki kibazo, ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zaje muri iyi ntambara n'ubundi zifata nka business mu buryo busa nkaho butagaragara, ariko iyo winjiye mu kibazo imbere ukagera mu mizi, ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ishingiro ryo kuba zakomeza kwenyegeza iyi ntambara kugira ngo imare imyaka n'iyindi, kuko biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kungukira miliyari zigera muri 240 muri iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko binyuze mu mabuye y'agaciro, bikanyura no mu bundi butunzi kamere bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ibintu bigaragara ndetse byagiye binagaragara kenshi. Ku munsi w'ejo nibwo Perezida Paul Kagame yagarukaga ku buryo ibihugu bikomeye cyane by'umwihariko byiganjemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo bifata uruhande biza n'ubundi bireba rwa ruhande rufite intege nke cyangwa se rudafite ibya mirenge rwatanga, rugahonyozwa ndetse rukanabuzwa bimwe, rukamburwa uburenganzira bumwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko atangaza ko nk'abanyarwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange batazemera kuba bayoborwa gutyo ndetse bagomba no kwigenga. Yongera kwibutsa abantu ijambo ryitwa kwigira, ababwira ko ari ijambo rikomeye cyane, ndetse u Rwanda ruri mu nzira yo kwigira no kudakomeza gutega amaboko n'inkunga z'amahanga. Ibyo no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko icyo ukwiriye kuba wamenya nuko rwose amakuru ahari ukwiriye kuba wamenya nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura ibindi bihano bishya ngo bigiye gufatirwa ingabo z'u Rwanda ndetse na bamwe mu basirikare bandi bakomeye cyane mu Rwanda, ni nyuma y'ibimaze gufatwa mu mezi 2 ashize, ngo bagiye kuzana ibindi bihano bishya bivuguruye bizatuma ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibonerwa igisubizo. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko ubona ko rwose nubwo tubabwira ntibumve, tugatangaza, tugakora ibiganiro, tugasobanura, u Rwanda rukandika amabaruwa, u Rwanda rukohereza buri kimwe cyose, ibisobanuro byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itumva uruhande rw'u Rwanda cyangwa se idashaka kuba yakumva u Rwanda cyangwa se ibona ko u Rwanda rutari kuvuga ibiri ukuri, ahubwo bo barareba nyine nkuko twabigarutseho, bakareba bakavuga bati twebwe nk'abantu bari gukora business ariko inyuze mu ntambara. Intambara ni business kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nkomeze nenyegeze nyine, ntago kuko mu bigaragara cyangwa se urebye ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ifashe umwanzuro wo kumva uruhande rw'u Rwanda, ibibazo bya Kongo byarangira mu kanya nk'ako guhumbya. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itanga buri kimwe cyose no kugira ngo u Rwanda rutaza kumvwa, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo kuko zizi icyo zikura muri uyu mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, ntago zareba uruhande rw'u Rwanda. Uruhande rw'u Rwanda ni kwa kundi buri kureba igisubizo aho kiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisubizo kiri zirahabona, ndetse na Perezida Donald Trump yagiye ahakomozaho ariko ntiyahashima. Ni kwa kundi ushobora kuba uri kubabara ahantu mu mugongo utabasha kuba wakishima, ukabwira umuntu ati ncumira. Abarundi numva bavuga ngo nugushima shimira, ariko wagashima ku ruhande kubw'inyungu ze, kuko ashaka ko ukomeza ukaribwa cyangwa se atakwifuriza kuba wakira ubwo buribwe bukuriho. Ubwo nibwo buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha. Ku bwanjye umwanzuro nsoza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zirebye ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se zikumva iby'u Rwanda ruvuga, ibibazo byajya akadomo byanarangira, kuko
isaha n'isaha u Rwanda rugaragaza ukuri, ariko leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo zishaka kureba ukuri mu buryo bwo kugira ngo